Ndabashuhuje bene data mu izina rya Yesu Kristo. Wowe tubana mu mwanya wa nibature aho uri hose, abari hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, inshuti zanjye bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, mwese aho muri ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Iki gitondo tubanje Imana, turayishimiye ibyo yakoze, tuyishimiye ko ari umukozi w'umuhanga, tuyishimiye ko ari Imana itwitaho iturengera, tuyishimiye ko ari Imana y'inyembabazi n'urukundo, ifite kugira neza kwinshi, yihutira kubabarira igatinda kurakara. Imana ihabwe icyubahiro. Iki gitondo nakubwiraga ngo uzirikane neza y'Imana ku buzima bwawe, uyishime uyihereze icyubahiro. Ntukore ikosa ryo kugenda ngo usohoke mu cyumba cy'inzu yawe udaciye bugufi ngo uhereze Imana yawe icyubahiro. Imana rero nishimwe kubw'ibyo yakoze byose mu minsi itambutse, kubw'imigambi yayo myiza ku buzima bwacu buri imbere. Imana ihabwe icyubahiro. Turagije Imana ibyacu n'abacu, turagije Imana uyu munsi, ihabe ihatubere, ibe hose ihatugerere mu izina rya Yesu. Navugaga ngo ihakugerere nanjye hangerere. Imana ihabwe icyubahiro. Iki gitondo rero muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga, dukomeje kuba imbere y'Imana muri iki gitondo. Ni ukuri turacyari muri ya teme yacu igira iti Imana irinda isezerano. Imana irinda isezerano ndetse ikarinda n'uwo yarihaye. Uwo yarivuzeho iramurinda. Imana ntabwo ijya yica isezerano. Isezerano ni promesse, isezerano ni nk'amasezerano nyine, nka kontra wowe waba waragiranye n'umuntu, ariko isezerano Imana yo ni indahiro igirira umwana w'umuntu, kavuga ngo ngusezeranyije kukugirira neza, ngusezeranyije kugutabara, ngusezeranyije kuguteturura, nzakugirira neza mwana wanjye, nuhumure nzaguhorera, nuhumure nzagutabara, nuhumure nzakuburanira. Imana igiza n'ihumure ku mwana wayo, igiza n'ihumure ku muntu. Iyo uyitegeye amaboko ukayizera, iyo umaze gukura amaso ku bana b'abantu, Imana nayo iza muri otorite yayo ikavuga ngo nzakugirira neza. Imana iyo igusezeranije isezerano ni ukuri ikaguha promesse. Imana ntago yivuguruza, nawe ubwawe irakurinda kugira ngo isohoze ibyo yavuganye nawe, kugira ngo isohoze iby'imirimo y'amaboko yayo. Ni ukuri Imana nta nyungu ifite yo kuba yarakuhaye amasezerano ngo ibure kuzayasohoza. Wowe icyo usabwa ni ugukomeza kugendera imbere y'Imana yawe, ukagenda wicishije bugufi, ukagenda wubaha Imana. Imana ni ishimwe. Nakubwiraga ngo Imana irinda isezerano, yarangiza ikarinda n'uwo yarisezeranije, yarangiza ikarisohoza. Imana ishimwe. Nakubwira ngo si wowe izigirizaho nkana, ntago ari wowe yakwigirizaho nkana. Ndagira ngo nkubwire ko na Sara yageze aho biramucanga, abona aracuze. Amaze gucura aravuga ati sefini, birarangiye nyine. Imana yaransekeje, iransetsa nyine, kandi nanjye nabonaga ko nshaje. Ni kwa kundi nawe bajya bakubwira ngo bizemera ubone akazi ukavuga uti byararangiye, bakakubwira ngo bizemera ushake ukavuga uti jyewe imyaka yanjye y'ubukure irahagije, bakakubwira bati uzabyara ukavuga uti ibyo byararangiye mbitegereje igihe kirekire. Ariko Imana isohoza isezerano, irinda isezerano, yarangiza ikarisohoza. Ntabwo ari wowe izigirizaho nkana. Nakubwiraga ngo Imana irinda isezerano kandi Imana ikarisohoza, ikarinda n'uwo yarisezeranije, n'uwo yaribwiye, n'uwo yirahiriye ko izamugira neza. Isezerano ry'Imana rijya rinezeza cyane. Isezerano ry'Imana rizamo indahiro, isezerano ry'Imana rizamo ihumure, isezerano ry'Imana riherekezwa no kuvuga ngo nzaguha iherezo ryiza, nzaguha ubugingo. Haleluya. Isezerano ry'Imana riba iry'ibihe n'ibihe. Na hano muri iyi si
irakora ariko ikanakubwira ngo nzaguha n'iherezo ryiza. Imana nishimwe. Nimba Imana itarakubwira iryo jambo naryo urisengere, Imana izaguha iherezo ryiza. Erega turi muri ubu buzima naho Imana ijya iguha iherezo ryiza, ukava mu bukobwa neza, ukava mu busore neza, ukabugiza iherezo ryiza, ukaburangiza icyo cyiciro neza. Nawe wajya ujya imbere y'Imana ukavuga ngo Mana ndagushimira ko navuye mu bukumi bwanjye neza, ukabushyiraho iherezo neza, ko navuye mu busore bwanjye neza, ukabushyiraho iherezo neza. Ukajya uvuga ngo rwose ndagushimiye Mana. Hari n'ahandi ushobora gutekereza ukavuga ngo Mana ninjiye muri returete neza, mva mu kazi nsezera akazi neza. Mbese hari uburyo Imana ishyira iherezo ku buzima bwawe ukiri muri iyi si, nabwo ukagira iherezo ryiza. Ariko iherezo Imana iduha, Imana iduporomesinga ni iherezo ry'ubugingo, kuzakira ubugingo nyuma y'ubu buzima, kuzagira ubundi buzima. Imana ishimwe. Ni Imana isohoza isezerano. Nyemerera dusome ijambo ry'Imana, igitabo cya Mose gutegekwa kwa 2 ibice ni 7, duhere ku murongo wa 7 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Icyateye Uwiteka kubakunda akabatoranya, Imana nishimwe, si uko mwarutaga ayandi mahanga, Imana ishimwe yose ubwinshi. Imana irakubwiye ngo icyateye Uwiteka kugukunda, icyateye Uwiteka kugukunda wowe, yarangiza akagutoranya mu bandi bantu, ukaba uri umuntu ukijijwe, ukaba waramenye Imana. Imana ikaba imaze igihe kirekire iguhendahenda. Imana iravuze ngo si uko warutaga ayandi mahanga, si uko warutaga abandi bantu, si uko warutaga abandi banyabyaha. Imana nishimwe cyane. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo nta nubwo wabarushaga ubwinshi, nta nubwo wabarushaga amaboko, ntabwo barushaga ubutunzi bwinshi. Mbese iyo Imana ivuze ubwinshi, wumve ko hari ibintu byinshi utari ufite warushaga abandi bantu. Imana ishimwe. Ngo ndetse mwari bake hanyuma y'ayandi mahanga. Ndetse ushobora kuba wari ukennye, ndetse ushobora kuba utari ufite ubwiza, ndetse ushobora kuba nta n'ikintu wari wibitseho cyatuma rwose Uwiteka agukunda akagutoranya. Imana ishimwe cyane. Umurongo wa 8 handitse ngo ahubwo nuko Uwiteka bakunda. Haleluya. Ahubwo nuko Uwiteka wowe muri iki gitondo, wowe wumvishije audio, nuko Uwiteka agukunda. Nta kindi cyatumye agutoranya, nta kindi cyatumye agukunda, nta kindi. Si uko warutaga abandi, ahubwo nuko agukunda. Imana ishimwe cyane. Ahubwo nuko Uwiteka bakunda, agashaka gusohoza indahiro yarahiye basogokuruza banyu. Nicyo cyatumye Uwiteka bakuzayo amaboko menshi, akabacungura mu nzu y'uburetwa. Imana ishimwe. Mu butware bwa Farawo umwami wa Egiputa. Imana ihabwa icyubahiro. 9 nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana. Icyo usabwa wowe ucika intege, wowe uvuga ngo Imana yarakubeshye, ijambo ry'Uwiteka rirakubwiye ngo menya uko Uwiteka Imana yawe ariyo Mana. Niyo Mana izagusohoreza isezerano, niyo Mana izaguteturura, niyo Mana izaguhindurira amazina, niyo Mana izaguhindurira amateka, niyo Mana izakuzamura, niyo Mana izagufungurira urugi rw'umugisha. Umenye neza ko Uwiteka ariyo Mana. Uwiteka niwe Mana. Nuko none menya yuko Uwiteka Imana yawe niyo ariyo Mana, niyo Mana. Menya neza, ubimenye neza, ubisobanukirwa ko Uwiteka Imana yakuremye, ko Uwiteka Imana ikurinda, ko Uwiteka Imana ikubeshejeho ariwe Mana. Imana ishimwe. Niyo Mana. Ni Imana yo kwizerwa. Uwiteka ni Imana yo kwizerwa. Wizera Imana kuko ibyo bintu byose bishobokera bizeye. Nutizera uzabivamo. Numara kubivamo uzahinduka kabarore. Numara guhinduka kabarore uzagira amarira menshi,
abategereje imana bazatabarwa ureba, utangire wuzure ishyari, utangire uvuge ngo imana irobanura ku butoni. Ni ukuri ntabwo ariko bimeze, ahubwo imana yawe niyo kwizerwa, ikomeza gusohoreza isezerano no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yabo, ikageza mu buzukuruza babo n'ibihe igihumbi. Imana ishimwe, imana ihabwa icyubahiro ngo abitondera amategeko yayo. Wowe icyo usabwa ni ukwitondera amategeko y'Imana, ubundi Imana irinda isezerano kandi yarangiza ikarinda nawe yarisezeranije, yarangiza ikarisohoza. Imana ibaha umugisha, muhure no gusohorezwa amasezerano n'Imana muri uyu munsi. Iki cyumweru Imana yibuka amasezerano yagusezeranije, ndetse nawe ikugarukeho iguha ayandi masezerano. Imana ishimwe cyane. Shalom shalom, muhahe umurongo.